Shalom shalom bene data bakunzi ba Alliance Official, amahoro y'Imana bane namwe aho waba uherereye hose udukurikirana udukunda. Ni ukuri kw'Imana urukundo mutwereka biba bituri ku mutima. Imana ijya ibahereza umugisha iyo yagura intambwe zanyu. Ni ukuri kw'Imana bibasabiye bimvuye ku mutima. Imana ijya ibahereza umugisha utagabanije. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Abantu bose bakane subscribe kugira badufashe kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana ijya ibahereza umugisha, kuko nawe ukada subscribe nabwo ni umuhamagaro. Ntabwo ari buri mwese ubikora, ntabwo ari buri mwese udufasha kwamamaza ubwami bw'Imana. Ni ukuri mwe mugira imbaraga zo kubikora, mukuma mushaka kudushigikira, mukuma mushaka yuko ijambo ry'Imana rigera kure mu mahanga yose. Ni ukuri kw'Imana, Imana ijya ibahereza umugisha. Ni ukuri kw'Imana burya ni umuhamagaro pe. Hari ababibona bakabyirengagiza, ariko wowe utirengagiza ijambo ry'Imana, wowe utirengagiza kwamamaza ubwami bw'Imana, Imana ijya iguhereza umugisha, ijya iguhereza umugisha utagabanyije, ijya ibahereza umugisha, ijya ibahereza umugisha. Ni ukuri kw'Imana, Imana yacu ijya yumva gusenga kwanyu, kuko ntabwo izirengagiza abayitakira ku manywa na nijoro, ntabwo izabirengagiza. Ni ukuri kw'Imana, Imana yo mu ijoro ijya ibahereza umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira kuko twamaje kumenya yuko hari abantu batwarikira bakadamana akatubwira ati ese koko uko nta kuntu ntasenga ariko Imana ikanga ikansubiza. Ese koko iyo Mana muvugira hari? Ese koko ibyo muvuga koko birakora? Ati maze imyaka 4 ndi gusengera urubyaro ariko byaranze. Maze imyaka 5 ndi gusengera akazi byaranze. Imana ntabwo inyumva. Ndagira ngo mbabwire nta muntu Imana itumva, nta n'uwo yumva kurusha indi, nta n'umwe. Mbese ku Mana turangana. Umusaza wese Imana iravuga ati mwana wanjye, umwana ikavuga ati mwana wanjye. Ku Mana twese turangana, nta mfura, nta muhezi, nta gucura, twese turangana. Rero hari ukuntu abana bantu tujye dusenga bigatuma Imana itatwumva. Ari nacyo kibazo. Akavuga ati maze imyaka 5 ndi gusengera akazi, diplome yanjye na nubwo biracyabitse yaje nk'ingese n'umuyaye, ntabwo Imana iramakaza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu 3 bituma Imana itagusubiza. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ku bintu 3 bituma Imana itagusubiza, bitumye abantu bahera mu rungabangabo, bitumye abantu biga mu byumba bakajya ku musozi. Ati umva nazamutse kanyarira nyimaraho iminsi 3 nirije ubusa, ariko Imana ntiyansubiza. Ikambwira ati mwana wanjye nzagutaba, ariko nkagenda nkategereza nzabigahera muri nza. Imana yacabwa icyubahiro. Tugiye kubanza twasenga kugira tuganire amagambo y'Imana. Imana duhana umugisha. Nyama Imana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, nyagora ku ngoma. Imana habwa icyubahiro yuko waturinze, habwa icyubahiro yuko wongeye umunsi ku buzima bwacu. Mwami Imana benshi bahageze ahacecekerwa, abandi Mwami Imana byarangiye basizeho iherezo, abana abantu bashize akadomo ku buzima bwabo, ariko twebwe ubuzima bwacu buracyakomeje. Uhabwa icyubahiro Mwami Mana nyagora ku ngoma. Imana tugiye kumva amagambo yawe. Nyemerera Kristo amagambo yawe yubaka inkingi z'imitima ikomeretse. Mwami Imana ihembura abantu, Mwami Imana baheze mu rungabangabo. Ijambo ryawe Kristo ribahembure, ribabere inkomezi muri uru rugendo. Mwami Imana ikiruta byose tukeneye ijambo muri iki gihe. Muri iki gihe dukeneye ijambo ryawe, dukeneye ihumure riva ku Uwiteka. Nyagora ku ngoma. Imana rero ndabizi neza ko ntawaguhungiye uzakorwa n'isoni, nta n'uwakwiringiye Kristo uzatererana umuteze rubanda, ahubwo Kristo uzaduhereza Mwami Imana inkomezi muri uru rugendo, nk'uko wahaye Abisiraheli Imana mu butayu ukabahereza inyama mu butayu. Nyagora ku ngoma. Imana natwe ubutayu turimo, nyemera uduhereza amani ituruka iwawe mu ijuru. Nyemereza Kristo ugabanye umusonga hagati muri twebwe. Nyemerera Kristo nyagora ku ngoma. Imana uduhereza ihumure ku buzima bwacu. Ngaho komeza ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kubanza twasoma amagambo y'Imana ari muri Yesaya 59. Haranditswe ngo Yesaya 59, dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu, nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Haleluya. Amen.
kadusubiremo mu izina rya Yesu. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, kuko ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Haleluya, amen. Amagambo y'Imana yatubwiye ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ukuboko kwayo ntabwo kwananiwe. Haleluya. Amaboko y'Imana ni magari cyane ku buryo itananirwa kukugirira neza, ku buryo itananirwa kuguhereza ibyo yisabye. Ngo n'ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva. Bishatse kuvuga ngo amasengesho yose waba uri gusenga, n'Imana yatinda kugusubiza iba yumvishe, kuko ugutwi kwayo ntabwo kwananiwe ngo ananirwe, ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva ukuntu uba uri kwitakira. Tugiye kumva ibintu bitatu bituma abantu dusenga ariko ntidusubizwe. Ikintu cya mbere turagisanga mu Gutegeka kwa kabiri ibice 11. Kiravuga ngo abantu batizera. Imana yacu yabwa icyubahiro. Hari abantu babaye mu isi, hari abantu babaye mu itorero ariko batizera. Iki nacyo ni ikibazo. Umuntu ukamubwira ngo Imana yacu izakugirira neza, Imana yacu izagutabara, Imana yacu iguhaye inzu, Imana yacu igukorera iki n'iki, akavuga ati ndabyakiriye mu izina rya Yesu, ariko nyine kubyizera bikamugora. Akavuga ati biraho ngaho nyine ni ibintu bisanzwe, ko Imana izangirira neza ni ibintu bisanzwe nyine biri mu mupangu wayo, ntabyizere. Iki nacyo ni ikibazo. Iyo utizeye ikintu nta nubwo cyakoreka. Iyo mama wakubwira ati nzaguha umurimo ukamubwira ati ntabwo mbyizeye, ashobora no kuwukwima bitewe n'uko utabyizeye, utamuhaye icyizere. Rero n'Imana yacu nyine kugira ngo yumve gusenga kwawe, izagusubiza mu masengesho yawe, biragusaba kwizera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Na Sara hari igihe yari arimo arangije gutekera abahanuzi bari baciye ku rugo rwe, barangije baramusengera, bamusabira umugisha, baramubwira ngo kindi iki gihe nk'iki uzaba ukikiye umwana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo Sara aho yari ari ngo arabiseka, ngo arangije ngo abahanuzi baramubwira ngo Sara we ni iki gitumye useka utyo? Amen. Sara yari amaze igihe kinini asenga ariko kwizera kwe kwararangiye. Hari igihe ugera mu bibazo bigatuma ikintu cyo kwizera kigukamukamo, ukavuga ati ni ibintu bisanzwe, yabikora itabikora ibyo ntibireba. Rero biragusaba kugira ngo wizere, ugire kwizera kugira ngo Imana yacu nayo iheraho ikurengera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Sara nyine Imana yari yamubonye, ibona kwizera kwe kwararangiye. Ahari naho hari igihe kwizera kwawe kurangira, ukwizera kwawe kukarangirana nuko kubona inzu bitagishobotse muri uyu mwaka, ukabona undi uraje, bigatuma Imana yacu ikuraho icyizere. Ariko ongera ugirire icyizere, kuko ugutwi kwayo ntabwo kwapfuye ngo kunanirwe kumva. Imana yacu ihabwa icyubahiro. N'amaso yayo aracyareba, ku buryo itananirwa kureba yuko ukeneye inzu, ku buryo itananirwa kureba yuko ukeneye umugabo, ku buryo itananirwa kureba yuko ukeneye umugore, ku buryo itananirwa kureba yuko ushaka gushinga bizinesi nawe ukagira abakoresha. Imana yacu irabizi neza, yiteguye no kugusubiza, ariko nawe birakugira ngo usabe, urasabwa kongera kugira icyizere muri wowe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ikindi cya kabiri, abantu baticuza. Abantu baticuza bo noneho, abantu baticuza ni abantu batihana. Umuntu ujya mu bibi ntaze nyine agahita apfa gusenga atabanje kugirana ubusabane n'Imana, abatabanje kwihana. Si ngombwa kugira ngo ujye kwatura ari uko iteraniro ryateranye mama, si ngombwa kugira ujye kwatura ari uko iteraniro ryateranye papa, si ngombwa kugira ngo ujye kwatura rubyiruko ari uko ntuzateranye. Ahubwo wowe n'ujya ujya gusenga mu cyumba cyawe bwije ukumva yuko hari ikiri kugucira urubanza, ujye banza wicuze ibyaha byawe. Niyo ugiye gusaba umubyeyi imbabazi, niyo ugiye kumusaba ikintu, iyo ugiye kumutetaho, urabanza ugaca hirya no hino ukavuga ati papa rwose hari ahantu ntakiranutse, hari ibintu ntagukoreye, nyine bituma nyine bitagenda ukundi kuntu, ariko mbabarira unkorere iki ngiki. Ntabwo umubyeyi waba waramukoshereje ngo rangize ngo wita kuvuga ngo nguhaye 8 kandi mutameranye neza. Biragusaba kugira ngo nawe ugire kwicuza muri wowe. Iri ni ijambo ryavuze ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwananiwe, muri Yesaya 59 ngo ananirwe gukiza. Ntabwo Imana yananiwe kugukiza, ahubwo nawe banza witandukanye n'ikibi cyose.
ubanza umenye ngo kwicuza ni iki, ubanza umenye ngo kwihana ni iki. Ntabwo imana izagureza ibintu by'akajagari, ntabwo imana izagureza ibintu birimo akavuyo. Wowe banza wikiranure n'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Rero hari ukuntu dusenga, ugasenga ugifite utwo ukenyereyeho, ugasenga ugifite kwinangira muri wowe, ugasenga uvuye gutukana, ugasenga uvuye kuraya, ugasenga uvuye mu matiku, ugasenga uvuye guca imanza, ugasengera kuri bya byaha. Ibyo nabyo bituma utagira na connection n'Imana, bituma utagira ubusabane n'Imana. Banza umenye ngo kwicuza ni iki, uburangiza ubishire mu bikorwa, urangiza usenga Imana, kuko ugutwi kwayo ntago kwapfuye ngo nanirwe kukumva. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ikindi, abantu birengagiza ibyo Imana yababwiye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ni ijambo turasanga mu Migani igice cya mbere. Uzasoma iyo Migani guhera ku gice cya mbere kugeza ku murongo wa nyuma, ndakeka ku murongo wa nyuma w'igice cya mbere. Abantu birengagiza ibyo Imana yababwiye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari ukuntu Imana ikubwira ati mwana wanjye, nubwo imyaka y'uruzerera ari myinshi, ndi Imana ikurengeye, ndi Imana iguteretse mu mugisha wawe, ndi Imana iguteje indi ntambwe, ukabyirengagiza, ukirengagiza ko Imana yakubwiye ngo nubwo ngiye kugushyira mu mugisha wawe, gira ibyo witandukanya nabyo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ukirengagiza ibyo ngibyo Imana yakubwiye, ukirengagiza ko Imana yakubwiye ati mwana wanjye, kunywa inzoga si byiza, ati mwana wanjye, nubwo nkohereje mu kaminuza, ariko uzagira ibyo witandukanya nabyo. Ati mwana wanjye, nubwo ngushize hariya muri kaminuza, geto yawe izakizwe. Nubwo ngushize hariya, nagira ngo nkubwire ngo niwirengagiza ibyo Imana yakubwiye, nta nubwo uzamenya icyo ushaka, nta nubwo uzamenya gusaba. Ndagira ngo nkubwire, banza wirengagize. Kwirengagiza ibyo Imana yakubwiye ni ukubanza wirengagiza bya bindi byose by'akajagari, bya bindi byose by'akavuyo byatuma utagira na connection n'Imana. Ukirengagiza ko Imana yakubwiye ngo mugore ugomba kugandukira umugabo wawe, ibyo byose ukabyirengagiza, ugashaka kwigira umugabo mu rugo. Ibyo byose ni ibintu bituma Imana itagusubiza, ni ibintu bituma Imana itakumva. Warangiza ukasenga ukitotoma ati Imana we, ukitotombera abahanuza bavuga butumwa ati baravangiwe. Ntabwo bavangiwe. Banza umenye ibyo ugomba kureka. Weho wirengagije ibyo Imana yakubwiye, kandi ibyo wirengagije yakubwiye nibyo bibitse mu mugisha by'ibyo Imana ishaka kugukorera. Rero biragusaba kugira ngo ugiye kwirengagiza ibyo Imana yakubwiye. Nimba Imana yakubwiye ati mukobwa, uzarinde ubukobwa bwawe, uzarinde ibyawe, ariko ukanga ukigira ikinani, ugashaka wo kwicira inzira, ntabwo icyo gihe uzarenganya Imana, ntabwo uzarenganya abahanuzi. Wowe wikwirengagiza ibyo Imana yakubwiye. Banza ubihereza agaciro, nayihereza agaciro ibyo yagusezeranije, irangize ibisohoze. Ikindi ni ikivuga ngo abantu badafasha abandi, abantu badafasha abantu. Ni Salomo wabyanditse mu Migani igice cya 21 guhera ku murongo wa mbere. Abantu badafasha abantu badafasha. Ese nkubaze, akaboko gafumbatiye kashobora kwakira? Iyo ushaka kwakira, urabanza ukarekura bya bindi wari ufumbatije mu kaboko kawe. Abantu badafasha abandi rwose pe, Imana yacu ibintu tuba dushaka. Hari umuntu uba usengera akavuga ati Imana, icyama ibyo kurya by'uyu munsi, iwami ibyo kurya by'uyu munsi nabushima. Rero nimba ufite kimwe, uhereze mugenzi wawe. Nimba ufite ibyinshi byo kurya, mugenzi wawe atabifite, nawe ubanza umuhe, ukorera umugisha. Hari abantu dufite indwara yo kudatanga. Hari abantu baba bafite indwara yo kudatanga, akaba yumva yuko nimba afite imyenda, niyo yaba mare yuzuye, niyo yaba varize yuzuye, akumva yuko atakuraho umwe ngo ahereze uwambaye ubusa. Imana yaravuze ngo izakubwira ati nari ndi muri gereza ntiwansura, nambaye ubusa ntiwanyambika, naraye hanze kandi ufite inzu. Nawe uzavuga ati mwami, nakubonye hehe uri muri gereza? Ese nakubonye ryari uri hanze ninagushyingurira? Ariko izakubwira ati ntabwo nigeze kukumenya, mva imbere wawe nkozi
bibiwe. Rero biragusaba kugira ngo ufashe abandi. Niba ufite uko Imana yakugenje, jya muri gereza ufashe abandi, ubasure, ubaganirize, ubahereze ku byo kurya, ubahereze ku byo bakeneye, ubahereze ku myambaro. Umuntu nakunyura hari gusabiriza, wimwirengagiza, kuko Imana yaguhaye itamwimye. Nawe hari ibyo Imana yaguhaye, hari impamvu Imana yaguhaye yo ibiretse kumugabira. Rero reka umugisha reka akuboneraho umugisha, nawe umubonereho umugisha. Twige gufasha abandi kugira ngo Imana natwe ibone uko idufasha. Rero ibyo bintu ni ibintu ibyo bintu nubikora bizatuma Imana ikumva, bizatuma ugirana connection n'Imana. Nusenga ibyo bintu bitatu warangije kubikora, Imana yacu izakugirira neza, izagufasha. Tugiye gusenga kugira ngo Imana ibidufashemo. Biragoye ko twebwe abana b'abantu twabyifashamo atari Imana ibidufashijemo. Rero tugiye gusenga kugira Imana izabidufashemo, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, Imana mutabura uko ugenza, giti cy'inganzamarumbo, samba itarumba, bwugamo bw'abadafite shinge na rugero, nushimwe. Amen. Ushimwe kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ratubwiye ngo dore ugutwi kwayo ntabwo kwaheze ngo ananirwe kumva. Kandi Mwami Imana turabizi neza ko ugutwi kwawe urebera hose icyarimwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi ukuboko kwawe Mwami Imana kwiteguye kudukiza. Ariko natwe Mwami Imana tutsinzwe n'ijambo ryawe, tumenye yuko hari igituma utadusubiza. Mwami Imana byashoboka yuko twagiraga ubugugu hagati mu ruhande rwacu, bigatuma duhora dufumbatiye, tukananirwa kwakira ibyo uri kuduhereza. Ariko Mwami Imana nutubabarire ubusabo bwatubonetseho, nutubabarire Mwami Imana. Ahari twasengaga tutabanjije kwicuza, tutabanje kwihana ibyaha byacu, ariko Mwami Imana nutweze udushoboze, ndetse uduhereze umwuka wo gutinya ikibi, uduhereze umwuka wo gutinya icyaha ndetse n'igisa nacyo, ahubwo uduhemburire mu bugingo bwawe, ndetse ineza zawe zituganzeho. Mwami Imana turabizi neza ko nyuma yo kwihana nta rundi rubanza. Ngaho dushigikire, uduhereze imbaraga, uduhereze Kristo ibyo tugukeneyeho, kuko natwe tubanjije kwisuzuma tukabona twagiye mu bidatunganye. Nyemerera utweze, nurangiza natwe Mwami Imana udushoboze Kristo, udushoboze gusingira imigisha yacu. Mwami Imana dutereke mu migisha yacu. Hari abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Natwe Mwami Imana dufite ibituruhije, dufite ibituremereye, dufite imitwaro turuhije. Mwami Imana dufite byinshi, ndetse agahinda kari mu mitima yacu. Hari ubwo tugira agahinda tukumva ntabwo twakabwira buri mwe wese, tukakagirana Mwami Imana nawe, tugasenga aba ariho tuganyira agahinda. Nk'uko umuririmbyi yavuze ngo twaje gusenga kuganyira Imana agahinda, natwe tukuganyira agahinda kacu tumaze kumva Mwami Imana ibintu byatumaga tutagira na presence nawe. Nyemerera Mwami Imana udufashe kubishira ku ruhande, dusingire imigisha yacu, ganze utige ku buzima bwacu. Urakoze ko turemeye amashimwe, ongera uhembure imitima yacu, kuko ni wowe soko imara inyota. Ongera uduhezagire kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.